Turongeye turabasuhuje inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi kuri channel yacu ya Nzuri Market. Nimukomeze rero mukande subscribe kugira ngo mukomeze murebe ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose hirya no hino ku isi. Muri aka kanya rero nkuko muri kubibona ku mashusho, tugiye kubereka cyase kubatembereza inzu nziza cyane ikiri nshyashya kandi iri ahantu heza muri quartier nziza cyane. Iyi nzu rero muri kubona ni inzu rwose iri ahantu heza cyane hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Kabeza. Ngira ngo murahazi muri benshi. Kabeza ahantu heza muri quartier nziza igezweho ifite ibikorwa remezo byose. Iyi nzu rero muri gukomeza kureba ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, ndetse na clôture yayo yose ikaba ari amatafari ahiye. Nkuko rero mukomeza mubibona ifite finishing nziza cyane, murabibona yuko ifite plafond nziza cyane. Ni inzu mbese nziza ifite ibintu byose nkenerwa by'inzu igezweho. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba bine byo kuryamamo, ikagira salon na salle à manger, ikagira kandi toilette na douche eshatu. Ifite kandi cuisine yo mu nzu nziza cyane. Akarusho k'iyi nzu kandi ifite imiryango itatu isohoka mu nzu. Ni ukuvuga ngo ifite umuryango usohoka kuri salo usanzwe nyine, ikagira n'indi miryango ibiri isohoka mu gikari. Bivuze ngo mu gihe uri mu mashambure, uri gukora ibyawe, uri mu byumba, si ngombwa kugira ngo ujye mu gikari ugaruke uzunguruke muri salo ushaka kongera gusohoka, cyangwa se ushaka kujya muri cuisine, si ngombwa guca muri salo. Ni inzu rero nziza y'akataraboneka rwose, ugereranyije n'igiciro iriho irahendutse cyane. Ikaba ifite na clôture nziza cyane yose yubakishijwe n'amatafari ya ruriba. Clôture yayo yose yubakishijwe n'amatafari ya ruriba. Ngira ngo aya matafari murayazi, ni amatafari rwose meza azira imidite. Ni ukuvuga ngo nta kintu imvura ishobora kuyatwara, kuko murabizi yuko clôture ibinyagirwa umunsi ku wundi. Niyo mpamvu rero abahanga bahitamo kwikoreshereza ibikoresho birambye nk'ibi ngibi. Ngira ngo murabona rero ko iyi quartier rwose ari quartier nziza cyane ku buryo twabararikira kuza gusura iyi nzu mukayigura. Winjiye rero muri parcelle y'iyi nzu tugera muri parking. Nkuko murabona irimo amapave meza cyane, ifite amapave meza cyane. Murabona ko ari ahantu hisanzuye habasha kujyamo imodoka byibuze eshatu rwose, kandi nini zijyamo nta bintu by'amananiza. Murabona na jardin, ifite jardin nziza cyane ikoze neza, irimo yamabuye agezweho bakunze gukoresha cyangwa se basigaye bifashisha mu kurimbisha ubusitani. Iyi nzu rero rwose nkuko muri kubireba akaba ari inzu nziza, ifite amatortoire akoze neza, ariho amakaro yabugenewe yo kuba hanze nkuko mugenda mubibona. Ubu ngubu tukaba tugiye kuzenguruka iyi nzu, cyangwa se kuzenguruka igipangu cyose kugira ngo mugende mwirebera imiterere yacyo. Murabona ya parking nabwiraga yuko imodoka nkeya zajyamo ari eshatu, na ya jardin iringaniye nziza muri kuyireba. Mbese turabereka impande n'impande zose z'iyi nzu nta mananiza. Iyi nzu kandi ngira ngo muribonera irangi isize, iteye rya rangi rigezweho rihenze cyane, rya rangi rirwanya imidite, niko navuga, rirwanya ubukonje, ritajya ryandura, rikomeye, rya rindi bita all master murayizi mwese. Murabona iyi ni toilette yo hanze kandi ifite kadare, ni ukuvuga ngo imeneye. Hejuru yayo akaba ariho hateretse ikigega cy'amazi. Ngira ngo byose murabireba. Iyi ni annex, cyangwa se icyo twakwita nk'icyumba cy'umukozi wenda ubafasha imirimo cyane yo hanze.
iki ngiki ni igikoni cyo hanze, ngira ngo murakireba n'amashyiga yacyo meza cyane ya kijyambere, ngira ngo murabyibonera ko ibintu byose biteganyijwe. Iyo ni stock y'iki gikoni cyo hanze, aho ushobora kubika amakara n'ibindi byose bya bindi biba bifite umwanda, ibirayi, ibitoki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu rero ni umuryango winjira mu byumba uturutse mu gikari nk'uko nabibabwiye. Iri ni ibaraza ryo mu gikari, uriyuka mu muryango winjira mu nzu nanone uciye muri cuisine yo mu nzu. Ngira ngo ibyo ngibyo nabibasobanuriye yuko iyi nzu ifite imiryango isohoka 3, uwo kuri salo, usohoka mu mashambure uciye mu byumba, usohoka hanze uciye muri cuisine. Aha naho ushobora kumesera cyangwa se ukahogereza ibyombo, byaterwa nuko ushaka kuhakoresha. Hanyuma iyi side naho ushobora gutera imigozi, gushinga imigozi yo kwanikaho imyenda. Murabona ya clôture ya ruriba nababwiraga nziza cyane, ngira ngo murabireba. Murabona iyi mire de stone mu buryo yubatse, mbese iyi nzu yubatse mu buryo rwose bwiza. Ngira ngo iyi nzu yose uruhande rwo hanze rwose ngira ngo murarwiboneye, turahabatembereje. Ahasigaye noneho reka tubinjize mu nzu. Ibi tubikorera iki? Ibi tubikora kugira ngo ba bantu mudafite umwanya wo kuza kuri tele, ba bantu mutari mu gihugu, muri hanze mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika cyangwa muri Aziya n'ahandi hirya no hino muri Afurika, niyo mpamvu tuza tukabatemberera kugira ngo tubereke neza ishusho y'iyi nzu nk'aho wahigereye. Niyo mpamvu tuba dukora ibi byose, kimwe n'abandi bari hano mu gihugu mutabona umwanya uhagije. Turabatemberera tukabamenyera details zose, ari nako tubarebera ese nta litige, nta manegeka, nta kindi kibazo na kimwe iyi nzu yaba ifite. Ibyo byose tuba twabibarebeye, mukaza namwe mufata icyemezo, mutanga amafaranga cyangwa se munegosiya mwishyura. Aha ni muri salo h'iyi nzu, ngira ngo murabona ukuntu ifite salo nziza cyane, ifite plafond nziza irizwi ku izina rya gypsum. Ahangaha ni decoration y'ahantu ho gushyira televiziyo, ngira ngo murahareba naho haba hateganyijwe televiziyo yo muri salo. Ngira ngo murabona amakaro ari muri iyi nzu, ni ya makaro meza, ya yandi ya 60 kare 50 kare I mean. Ahangaha ni muri salle à manger, naho murahareba ko harimo ya gypsum, ya plafond nziza igezweho. Kabamo n'aka lavabo ko gukarabiramo intoki mbere y'uko ufungura cyangwa se na nyuma yaho. Iyo usohotse muri salle à manger uhita ujya mu cyumba cy'abashyitsi. Icyumba cy'abashyitsi aho cyegeranye na toilette n'ubundi y'abashyitsi, ngira ngo murabireba. Iyi toilette ikaba ishobora no gukoreshwa n'abantu n'abantu bari muri salo mu ruganiriro, nabo bakaba bashobora gukoresha iyi toilette. Ngira ngo murayibonera ukuntu rwose amakara bazamutse agera hejuru. Ni inzu yubatse neza rwose kandi yubakishije ibikoresho biri durable. Ngira ngo murabona inzugi zayo, ni inzugi nziza vraiment, ni inzugi nziza ku buryo ari ibintu birambye, zifite amakadre y'imbaho za ribuyu. Ngira ngo rwose iyi nzu twarayibazungurukiye, ifite n'ibyumba bitari bitoya, nuko wenda mubireba ari kuri video, ariko ibyumba by'iyi nzu ntabwo ari bitoya. Iki ni icyumba cy'abashyitsi nk'uko twabibabwiye. Nta cyumba na kimwe ifite kidashobora kujyamo igitanda byibuze cya 2 metres sur 2 metres, hanyuma hakajyamo n'akabati ndetse n'undi mwanya wo kwisanzuriramo ukora ibyawe. Ahangaha rero dusohotse mu cyumba iburyo niho uhita ubona ya toilette. Usohoka mu cyumba imbere ugahita uhabona wa muryango wa wundi nyine, uhita ugera hehe? Uhita ugera muri salle à manger. Iyo ukomeje usohoka salle à manger uhita ugera muri cuisine. Ngira ngo hariya hirya turabereka imiryango y'ibindi byumba, winjira mu byumba uko hagiye hateye. Ahangaha rero winjiye muri cuisine yo mu nzu, ngira ngo murabibona uko iteguye. Ntabwo barashyiramo twa tubati, ntabwo barashyiramo utubati two muri cuisine, ariko murabona ko ibintu byose biteganyijwe. Amakaro arometse arimo, hari naho gushyira evier yo kogerezamo ibyombo. Uriya ni wa muryango usohoka mu gikari. Kuba rero hatarajyamo utu tubati, igiciro ndi bubabwire utu tubati turaza kuba turimo.
ariko kandi ushobora kunegosiya bitewe n'uko ubyifuza, wowe ukazatwiyubakira. Impamvu buriya tuba tutahise tujyamo nuko buriya ku izina ari ikintu gikomeye, kuko wowe ushobora kugura iyi nzu ufite style yawe y'uko ushaka kubaka ku izina, cyangwa se design, cyangwa se ufite ubwoko bw'ububati ushaka gukoresha. Niyo mpamvu baba baraguhaye umwanya wo kugira ngo nawe uzakore ibyo wifuza, cyangwa se tuzabigukorere wahageze wamaze kubihitamo. Ahangaha rero turi kujya ni mu byumba by'abana ndetse no mu cyumba kinini cyangwa se cy'ababyeyi. Bivuze ngo aha twinjiye muri parti ya famille, hariya twari turi ni mu bashyitsi. Ahangaha rero tugeze ni muri parti ya famille, hari ibyumba bibiri, ngira ngo iki ni icya kabiri, icya mbere mu kanya namaze kukibereka, ndetse bigahurira kuri ya toilette nayo mu kanya mubonye naberekaga. Uyu ni umuryango wundi usohoka uturutse mu byumba ugahita ujya mu gikari direct, utabanje kuza kuzenguruka muri salon. Usubiye inyuma rero uva kuri ibi byumba byombi nibwo uhita ujya noneho muri chambre principale. Hari iburyo ni ya toilette bihurira. Aha ni muri chambre principale twinjiye. Ngira ngo iki ni icyumba kinini, ni kinini nuko yangaya nyine ari amashusho, ni kinini cyane kuko niyo master bedroom y'iyi nzu. Iki cyumba rero kikaba nacyo gifite douche na toilette byacyo. Nabasobanuriye yuko iyi nzu ifite ibyumba 4 n'amadushe n'amatoilette 3. Ahangaha rero duhita twinjira muri douche na toilette by'iyi chambre principale. Ngira ngo murabibona yuko na douche rwose y'ababyeyi cyangwa se icyumba kinini itandukanye n'izindi, ni douche nziza cyane. Uramutse rero wakunze iyi nzu cyangwa se wifuza kuyisura cyangwa kuyigura, waduhamagara kuri 0788866797. Mbibutse ko iyi nzu igiciro cyayo ari $55,000 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable. $55,000 ziganirwaho rwose, twabagabanyiriza cyangwa se twabagabanyishiriza mu buryo buhagije. Icya mbere wowe ni ukuza ukagera kuri tele ukayisura cyangwa se ukayikunda. Ikindi kandi utaduhamagara kuri iyo nimero, waduhamagara kuri 0782 Si ibyo gusa, ushobora kudusanga aho dukorera hano ku Muhima kuri Yamaha, mu nzu ihari ya etage. Ugeze muri Feruje hari etage y'amatafari ahiye yitwa Shema House, dukora muri etage yayo ya nyuma. Ushobora kudusura kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi dufite website yacu yitwa wawa.nzuri.rw. Nimukomeze rero mukande subscribe, kandi rwose mukore na share. Tubibutsa ko dushobora kubakorera amapura nk'aya ngaya ndetse tukabubakira ku mafaranga meza cyangwa se ku mafaranga make cyane. Si ibyo gusa kandi tubasha kubamanagingira imitungo yanyu itimukanwa, ndetse rwose tukabafasha kuyibyaza umusaruro. Ngira ngo uyu muhanda murabibona ko bari kuwushyiramo kaburimbo. Kuva kuri uyu muhanda ugera kuri iriya nzu rwose ni muri metero zitarenga 200 uvuye kuri iyi kaburimbo bari mu gukora. Ni metero zitarenga 200, hagati y'100 na 200 ugahita wigerera kuri iriya nzu nziza cyane. Nimuze rero tubahe ubujyanama ku mitungo itimukanwa, tubafashe, nimuze tubagurishirize ndetse tubarangire n'ibyo mugura. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Turabakunda cyane, umukiriya ni umwami. Tubahaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited. Aho ngaho ni Kabeza, ngira ngo murahabona, ni heza cyane, iwabo wabeza.